Yes, nyitama G the Black. G the Black OG. Ariko kuki OG udashaka ko nyita? Ese na OG. Haje OG ni furu bivuze. Bivuze ngo original. Original. Oui, ni original copy. Nukuvuga ngo numwimerere. Yes, ni wa wundi. Yego, ngaho nawe ivuga. Okay, nyita Lil Pac with the best. Makavle Don Dollar. Forever. Don Dollar ni another one. Huh? I say another one ko narenyizi. Ega nakumenya njewe bihora ari bishya. Bihora ari bishya. Mpora ndi mushasha. Okay. Ngaho rero mbwira umeze ute? Sha meze neza amajo umeze ute? Nanjye meze fresh nani. Kwikiye ku kintu kitwa gapira keza wifunze. B1 jean yose. Haje B1 bivuze iki? Ba umwe. B1 umwe. Turi umwe nge nawe. Okay. Sawa. Nanjye meze neza cyane kabisa. So, ndabona imvura hano ikomeje kubika. Ariko kubera ko nahinze nge ndumva nanjye numva nta kibazo umva wamvura we ugwe ubundi turimo tuvuga abamotari ngo ntibaziranye abamotari bagaga ngo mu kigande ngo Toma Nyiragwe Musiru abamotari bakora muri ministeri yitwa ministeri idasakaye. Okay. Ministeri zose zo mu Rwanda zirasakambuye. Ariko yabo irasakambuye. Bahora banyagirwa. Yes, Lil Pac with the best. No kuvuga ngo uyu munsi rero turaganira kuki? Sha uyu munsi rero ibintu biri kuvugwa ni byinshi. Ngiye gitoroshi cyane naje nagifunze. Yego. Ndagifunga. Gakarashaka kisigana. Karatumwe. Ni igitoroshi kibwo ni dukomeze reka turanga batuma bako kare gaciye mu kazi na kare gaciye yego urumva nakubise igitoroshi bro sasa urarunguruka ariko ndunguruka nsubiza imyaka igihe mpera nkiri muri segonderi ibyo nagiye numva muri segonderi ho gatoya ninjira mu mwuga ariko umwuga nawe usanzemo abasangira ngendo bamwe bawunsigamo abandi turacyari kumwe bandi bavuye barabutse bakincyo bita ngo Biloko Nangayi abantu kwiruka amasikeba kibuno mpamaguru. Okay, urumva bacu baragiye baransiga igitoro cyane nagitunze herero sasa nagitunze ku isaa 7:55 za nijoro. Saa 7 ntabwo waryama? Saa 7:55 ngaho ushyira mu mibare 1 nanone 55 AM. Yes. Nawe bunyuze kure. Ngo nyine gare gutyo turabasizi tunabahanga. Ngaho nuko utunze igitoroshi. Masanga marira. Masanga umuntu w'umugabo ari mararira. Ati ndambiwe. Cyangwa gushora sha imari zanjye muri muzika nyarwanda. Ariko se umuntu arambirwa gushora. Niko yavugaga iyo ni inkuru ahantu hose nge jewe maze iminsi mbyumva nkabyumva ariko nge ku isasa nanjye 55 nibwo nanicuye nibwo yararambiwe nibwo ariko yaratangiye si yako nge nanjye atangiye ariko kurambira nanjye ngewe icyo gihe nanjye mbitekereza byari 55 saa 7 bikubitirana niyo raberi amakuru ari murayazi. Oya mbwira amakuru ari muri rero sasa banza uvugira ngo B1 jean kisi hose ngaho dukomeze saa 7 ariko nanone iyi sinzoga y'abato kandi nawe nibuze uko twite uzakore ukabisa wa mugore nyamuneka ndakwinginze nibuze uko twite washyira ku ruhande nimburi n'umushoferi utwaye ntuzobesha bizatangira utwaye imodoka nawe birangira bagutwaye no kugira abantu inama bibari ngombwa ngaho mbwira urumva Shuan naguri kumbwira itoroshi yawe muri 1:55 AM ejo kuri Gahera aheretse gutangaza byahere kuri Instagram ye avuga ati nge mu byukuri ndarambiwe gushora amafaranga mu bahanzi amafaranga atangarukira nashoye akayaba amafaranga menshi kubw'urukundo rwa muzika nyarwanda nyikunda ariko nta nyungu nigeze mbonamo yivugiye ngije cyageze tukiraho ngaho naga ngasozeho reka bari manze gasozeho kugira ngo buretse narakantu kataze kuncika ubwo bivuze ko harimo igihombo yahombejwe n'abantu yashoyemo. Okay, ngaho komeza arangira avuga ngo igihe kirageze kugira ngo nanjye nitekerezeho mbese nanjye nubango nago yitekerezagaho tujye tugendana neza ubwo ntago yitekerezagaho yabikoraga atitekerezaho byanga bikunda none se niba bavuze ngo igihe kirageze ngo nanjye nitekerezeho
urumva ko abandi ariko watitekerezeho. Okay. Bibiri ivuga ngo iki? Nubura ubwenge nyine. Nubura ubwenge Imana nayo. Kandi kavuga nanone ngo ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ubanza ukajya gute? Ukikunda. Ugakunda mugenzi wawe. Ubanza ukitekerezaho. Ego. Ugatekereza? None we atekereje nyuma yuko yatekereje kubana. Ibyo ngibyo njewe niyo mpamvu nakubwiye ngo tuzajya dukotinga. Ntago tuzakereya iyi nkuru iri ku Gihe, iri ku Nyarwanda, iri kuri Instagram ye ya Coach Gael ahantu hose ndahari. No kuri Amag the Black Official igezeho. Ngakomeza rero itoroshi yawe uracyayimurika. Itoroshi ndacyayimurika. Yego. Ukigira kirimo amabuye nongera mani nkomeza murika. Mu minsi ishize njye nta n'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri yari yashira. Ubwo turi kuri no nkuru ngubu nona. Hashize umunsi umwe. Itangazo rigiye hanze. None uribwira abahanzi barabara no ku bavuze ngo baravuze ngo kugeza ubu umuhanzi wabo Kizigenza ni ntuza ni Bruce ngarika abandi ngo nubishaka ngashatse wewe ngo yasezerera akagenda ngo cyangwa se bagakomezanya amakuru nkesha abantu bose ndabizi ko mujya mu motari motari gufite amakuru ujya nabonye umumotari uri kurira gusa nta bindi yego nyine mbwira amakuru dukesha abamotari bagira amakuru no kuvuga ngo rero amakuru ngewe ntafitiye gihamya ukesha abamotari wicaye kuri moto agenda akubwira ngo ariko se Amag ngo wowe ngo ibi bintu kuko nibyo ntibiki rero kabyaraho ngo biravugwa ko ngo Melody Bruce itanga ishaka itaha iwacu nakutsusu itanga ishaka n'indirimbo ya Fireman ndamushuje yavuye muri rehabilitation yijyanya nivana ego ati ko nawe uri umuhanzi mugenzi wabo urabizi ko atakiri muri 155 AM bavuga Bruce umusubiza ngo iki bite ngo ubwino nanjye sasa jewe mpita mvuga ngo ibyo bintu ntabyo nzi nta nubwo bindeba ngeze ahantu warunjyanye ubundi ibindi umwira umwishyura turangiza nanjye nje naciye imihanda sasa n'igitoroshi njye namurika naciye imihanda barambwira bati nabuze umusaza mwana ngize story turi kumva se mwana ngo ngi imihanda konzi ko nawe uri maneko ndavuga se hari maneko ujye umenyekana ko mwakimurika kumubura bajye bakosora imvugo niba cyavuga ngo imvugo nge nta musupaye umenyekana ntago naba ndi maneko biko ndi mugiye ngo ndi maneko wasa kaza naba ngenge kakosora uri kuneka inda ye mu biki intego ze neka iki byandi bajewe urumva nana makuru niyo mpamvu navuze ngo tujye kujya dukotinga ibyavuzwe n'abanyirubwi ariko tugira icyo tubivugaho analize uko tubibona urumva sasa bati Bruce nyamara barakuna gashoboka araciye ku ruhande ngaje ikintu cyitwa ishyamba urumva amaze kugishyamba forest aje gicita forest yego ngo ntago ryari ishyamba ryo kuvuga ngo ngahemukirane cyangwa se ngo ateze ubwega sorry ariko ngagaragaza yuko yaba Kanisol yaba Roskana yego nande uri harya Element na ele ndaza kuvuga ku ruhande bakunira kunungu bwo yabivuze ngo aba bombi ngo nabanebwe ngo niko ninde wabivuze ngo niko yavuze abanebwe ngo nabanebwe ntibakora cyane ngo baramuvunisha ofete okay baramuvunisha nicyo bishatse kuvuga nyine ariko nanone waje kwanalizwa rero ukarukasira wa mugani ariko se Bruce kari we Kizigenza muri nuza muri 155 AM yego kuki ari gukora cyane kandi ari we giant nyine abandi bo mugani uzajya kumumvera Roskana asuye akarimbo kamwe mu mezi nk'atatu cyangwa se ntanayisure kandi so no kumva nyine nawe biraho nyine ni biraho ariko ukora cyane ni Bruce nawe icyo kintu ntabwo agishinyira uvuga uti ibintu nyamara byaba ari ukuri kuje mu boss kuri batatu ukuntu bakora elewe ndaza kumvuga ku ruhande ku giti cye kugura contract afite muri 155 AM itandukanye twe nuko abantu babizi hanze yes aho ngaho nanjye ndatanga ubwino no kuvuga ngo umuntu witwa Bruce Melody arakora ibikorwa byinshi kandi bifatika bigaragara ariko ashobora kugukubita igikorwa kimwe kikamara igihe kirekire kurusha ibintu byose bya Bruce ibyo tugiye kubiganiraho yes Bruce Melody
ejo bundi aherutse gusora album yego yitwa nde yitwa Colorful Generation. Colorful Generation. Yes. Hari indirimbo zihe Harimo za ntuza ntuzatekereze iyo utekereje ariko Tombe urayizi Tombe yo ndayizi ni yandi ni ya Element ngambwira indi aheruka se oya hajya yitwa gushya nyibutse izo ntago ari indirimbo wumva nawe ukumva nyine nta uzumva rimwe zihushuka ukumva yaje abana bari kwiririmba ngaho mbwira nyine izo kuri album nta album afite kakame Element album afite ntayo nzi ngaho mbwira za melody wenda wowe yego komana za Soweto za ni nyinshi asogwa indirimbo ya melody twa papa ibaho oya ni nyinshi oya nyinshi zihise wowe kumenye Tombe na Soweto ukamenya hari no ndirimbo afite na Kahumwe kandi turakamunga ni vuba mani nizo ndirimbo zo ni nyinshi cyane nyine melody ikintu afite ni icyo bita umurava yes ni Munyakazi nyine ngo abivuga Munyakazi twese turi ba Munyakazi ne ariko bavuga ngo ni Munyakazi kandi ngo ni igitangaza okay uko abivuga ariko njye namukotinga ariko man nje ntago numva ukuntu Coach Gael ashwana na melody ariko bono n'ubucuti bari bafitanye icyo kintu reka buretse gato hano oya buretse tubeseriye icyo kintu nanjye mu buzima mpita numva ko ubucuti mani ni ikintu nimba harajemo ubucuti kurusha business nimba harajemo business kurusha ubucuti icyo kintu nacyo kugira ngo umuntu ajye kwandika kuri Instagram y'amagambo nk'ariya ariko aba yabitekereje ni ibintu man umuntu w'umugabo ubatse si wa musore uvuga ngo ni ingaragu ukibera muri chateau ndambiwe I'm tired of urumva icyo kintu kuri kucyumva ndambiwe ni ikintu cyane ukuntu Bruce Melody ari umuntu ukaze cyane yaravuze ngo cwa abwira ko cyose wigeze ubona ikintu avuga Bruce nta kintu arasatangaza turi kwibaraguza ariko rero ku makuru hari amakuru nanjye mfite nuko Melody agiye guhindura management noneho management ya ubundi buraba Kenny ndamuzi ura muri umuntu wakoze Juno baririmbanye indirimbo waruvuze Roskana baje bameze nk'amashami ya Bruce Melody ni nako bimeze oya noneho umufungo wa Coach aho banyanyagizamo bose arabatambagiza agira akavuga ati ariko se ko mbona ninjiriza aha ntari kwinjiza hano ho bimeze bite ko wambwiye ko ufite abapampe ngo bizaza ngo bizohumura umusaza nuko utinda kwemera umusaza ati nta kibazo ati buriya tugiye gukorera Mumbai mu Bushinwa ati nta kibazo wowe menya ko bizaza ati ntago wabonye ko kwashaga ise byaje noneho umusaza aravuga ati ibi bintu ndabirambiwe ejo njuga zanyu ni ukuvuga ngo ndambi injuga zawe ndambi izo njuga zanyu ko nari nzi ko ari wowe turi gukorana bano wabazanye gute ko muhombeje birangiye nawe ari wowe nawe hari igihe tujya cyokora ni wowe yes dukora umusyo tukomene n'ingasire nawe ari wowe ufashe miliyoni 50 20 30 si bibaye 50 miliyoni 100 hekada izo miliyoni 50 nizizagendera cyo nizagendeye ku ndirimbo Bruce arimo arakora nande na ntuza na Platinum Diamond none se goye buretse tujya tugenda riripa ntutume dusere ntago twase dupfiki no kuvuga ngo amafaranga menshi yatakajwe na Coach Gael bivugwa ko hano niko tubyumva ni indirimbo ya The Ben na Diamond kandi birangira bagize ate batandukashwa nurize ubundi ikintu gishasha ni iki nikize n'ubundi no ngo na Melody nimba yaranze kumukoreshereza indirimbo nande na Diamond
oya ntabwo amakuru avuga ko indimo irimo irakorwa yarakozwe uti ngo yararangiye wayishyuye uzamubaze bazamukubwira ntabwo ari coach oya icara hasi uzatuma ngenda ujya hehe amakuru mfite gihamya ni coach nabwo ubwera byivugira neza ubwo yabatubura se kandi arambiwe nose warambirwa ugakomeza kwishyura oya ngo nimeze umuntu yararambiwe n'ibyo nabyo birimo yagiye kubirambirwa yararangiye kuyishyura higo baza neza tungu gitoroshe neza higo nyamara hanyuma se ubwo wabora warishyuye projet ya Diamond Platinum na Melody ukajya kwandika kuri Instagram kurambiwe itaranasohoka nanjye uzatuma ngenda oya wigenda tubigendane mone no kuvuga ngo hari byandi bavugaga hari za nyungu we yarategereje ntago ari kuzibona kandi mu itangazo yatangaje kuri Instagram ye yavuze ngo yabikoraga mu rwego rwo gukunda umuziki no gufasha none sara noneho agiye kwanga umuziki none simizi nawe rero ari ibintu ari byanditse ariko telefone yawe iri hehe iri ku muriro hari ku munange njye kumuriro ni ku byanditse bye nta kinyuma kirimo hanga yabikoraga kubera gukunda yavuze ko yabikoraga ku rugo rukundo nta nyungu ko nanjye urwo rukundo rutangezeho riri kandi nkora umuziki nanjye ko mvuga ko mfite umuntu uvuga amafaranga yo wenda arayafite ariko bayareba muntu abayasamuye ni ukuvuga wigenda ariko nk'uko byara nuba ngo ibintu bihari reka nkubwize ukuri hari umunsi umwe nagaciye mu ngiye nagaciye ariko nta kagomba gucamo ngewe nibuka nuzagasoje kijya mu cyiciro cya mbere yego uzi ko mu cyiciro cya kabiri gasoje yaratwikaga buri wese yumvaga ashaka kureba match zagasoje bore iki none nge navuze nti size kunica ndareba ndavuga cyangwa uyu musaza ko ari umunyamurava vuga Kenisi ukunda kundi ikipe yakunda kundi ibintu bimeze gutya nagira mu cyiciro cya mbere bakazamuzana aho za mama wararaye z'abasifuzi ba hato na hato baraba bareza giti bagakenyera imikandira iriho amabandari umunsi umwe azava muri bahita akubiti muri tribune amanukunyera akubiti ikimbere nagabyumva hari ibintu ubona ko biguteye iseseme nejo bundi ntabwo girukanye umutoza ubundi reka ngubwize kuri n'izina ry'imo iyo atarwana muri polisi biri hari imbere buri hari ibintu bagukorera kumva wagirwa kubita umuntu warubite mu kibuga nabonye n'umubouncer wa Messi bamubujije kuzasubira mu kibuga umubouncer we arazirikiza kandi rugiye umufana simbuka akinjira kujya umubona nuriya noneho umubouncer we nawe ahita yataka akajya kubita temba hasi bamubujije ko atazongera kumugarura ngo yinjire mu kibuga hari ikibazo se nanuza we ntibamukatiye nagiye kumara umwaka wese yicaye mu rugo arebera match kureka inde Migi wowe Jean uri mu Rwanda yakoze iki mugira neza ntaje ni Batista yakoze Migi ntabwo uzi ibuko ntabwo uzi kata yakiniye baramufashe ashaka gutanga giti ubu tuzabigenza gusa ko bimeze ibya Migi byo none nagaterera nzamba ni comedy yigendera ni nyakso yigendera uko byagenze ni nko hano Rwanda twicaye wawe none ureba nkarura rugo hari hariye none runa rugo nararo bikurikirana ugashaka kujya kubwira umukozi wahariye muri rugo ngo aza gushiririza imyaka kugira ngo hariya bize kudogera cyangwa se ngaze kuza gukubita umukozi wahariye ngo barwane wewe bese bashwana bareba nyine urana yaragiye afata umudefenseur wo muri Musanze ashaka kumunga bitugu kwango yitsindisha ngo kugira ngo Migi kandi ubwo n'umutoza wungiriza wa ase ayo makuru abafite gihamya no kore ko Imana umva kirekane barigana benshi udatuma mpamagara riganira ugaje kandi ibi ni officiel ibi ni ibintu Migi bamukubise umwaka wose atajya kuri stade nta n'ikintu cyerekeye n'umupira w'amaguru yongeye gusubiramo tanze giti yashingwa iki none yibaze tanze giti kugira ngo yitsindishe umudefenseur wa Musanze yitsindishe kuri match bari bagiye gukina Kiyovu kugira ngo Kiyovu yitsinde
Migi umwaka utaha sezi itaha ngazaba ari umutoza ngo wakirunga bari muri staff. Nasiri wamba bari ukandika comment kuri shumi yanjye. Ibyo ngibyo ukabitubwira kirimo kabisa. Ngo n'ubu muraba buca n'ubwino. Dusubira sasa mu muziki wacu. Yego. Ko Kigali ngira ngo byo we yakoze byiza cyane. Oya turamushimira. Turamushima cyane rwose kuko niwe muntu waje ubona ko azanye. Ariko ibi bintu ngewe riri pack nari narabikomojo ndabivuga. Reka ryari? Kera warabihanuye? God. Ntago nabivuze. Ndababwira ntibi bintu. Ngewe mbihaye igihe gito cyane. Reka. Nese wari ushingiye ku kiwo? Iki ngiki. Nyine yabateze iminsi ashingiye ku ki? Ushingiye uburyo amafaranga yamenwaga cyangwa nuko nawe utari muri mama. Reka nkubwire. Hari ikintu cyitwa ibishara urabizi. Ibishara biragurumana. Igishara ni wafata umwambi ukacanira ngaho. Igishara kiri hari. Bitakigurumana. Ariko noneho hakaba icyo biti urukwi. Urukwi baranenye. Barenyekiza kabisa. Ariko narababwiye ati ibi bintu ntago bizamara iminsi. Ntago byakunda. Kandi noneho sinaho honyine. Hari n'ahandi hantu nagiye mvuga ibintu avuga ati ibi bintu bizamara wenda nyine ni byiza biratugaragara. Kandi umwaka ni warushize da? Umwaka umwe se ni nk'ibi cyangwa yakuni nk'ibiri ni myinshi ni imyaka. Nta myaka myinshi ariko none se ko Kigali yafashe melody reba ku cyaje cya The Ben ira why me none se ndi memaze imyaka 2 3 n'ibiri. Siko batanyuma ya Ben bamaze gushora siko batanye gukorana na Bruce se wese amusimbuza. Yigo mane ni imyaka nk'itatu cyangwa 4 nta imirimo bari gihe cyane uza why me icyo gihe ari kumwe na The Ben gutya ari shushuceri gutya. None iki gihe byo bapfuye irandirimo bakimara gupfira irandirimo nibwo yese afata Bruce Melody nta n'ukwezi njya ngo gushizemo cyangwa reka twanzike mvugira ngo B1 Gin ku isose kambanze nitoma. Hanyuma rero nkubwira yuko kabisa niba ushaka kunywa kino kinyobwa cya B1 Gin cyabisa ajya ku mabutike atandukanye ku supermarket atandukanye rwose hano muri quartier reba igiciro ni cya kiri ku mafaranga yo hasi. Riri pack kiza kino gin riri pack eba ugira amumuro mwiza ntabye bwa umufuke ujya kubwira umuntu ngo mweke ukajya ku kazi wambaye agapfukamunwa ngo rwaserezite ngo mva nafunganye ufungane cyariko ntacyo uvugisha ukuri. Twinjiye noneho mu kiganiro neza ubundi ahantu nashakaga ko twinjira. Riri pack ibi bintu bimazemo igihe cyane rwose kinini ahubwo uvuga ngiraho kinini. Nta muntu utakuzi mu mavideo ya Tom Close. Yego. Nta muntu utakuzi kuri Flash FM. Nta muntu utakuzi kuri City Radio. Nta muntu utakuzi nyine muri showbiz muri rusange. Noneho ndashaka ko tugiye kuganira ku kintu n'ubundi ni nacyo kiganiro cy'umunsi kivuga ngo utekereza iki cyangwa se imbogamizi ubona ni iyihe kuba nta groupe mu Rwanda tugifite. Ntekereza iki cyangwa se imbogamizi mbona niye kuba nta groupe mu Rwanda tugifite. Hari nta rimwe isigaye koko. The same ya ni Gisenyi. Ngaho mbwira indi niyo The Same sinyizi cyane ariko gusizusha mu ndarizi The Same ziko nigeze kubahamagara. TBB urayizi? Ndayizi yahozeho. Dream Boys yahozeho. Urban Boys yahozeho. KGB yahozeho. Charlie na Nina yahozeho. Izindi nize Orijado yahozeho. Orijadoves yahozeho. Abakimaze ibahozeho. Just Family ibahozeho. Tough Gang yahozeho. Ego Active yahozeho man. Yemba nonge gushona amano kuko Yemba Voice yahozeho. Yego niyo yaririmo bakeni yarimo Kenny Soul. Yego yes niyo bita undi ngira ngo niba yagiye hanze nyine ariko turayizi ko yahozeho. Yes kubera iki zigeraho zigafropinga nyine nta nubwo ba fropinga kuko nta bakunzi bafite biterwa n'iki mu mboni z'igitoroshi cyawo tungayo baba uzi ikintu mbonyeyo mbonye igifu kinini niyo cause immediate. Uzi icyo bita cause immediate? Cause immediate ni ngo urabona nk'intambara ya mbere y'isi cyangwa se ya kabiri y'isi hari icyo bita ngo ni cause immediate cya kibazo
ikibazo amakozeri ni ukuvuga cya kibazo gituma ibibazo byose bitaba bizamuka cause immediate ku buryo se bijya mu magroupe yose cyane none Vestine na Dorcas jewe nzajya nkubwira ibintu harya ni groupe nayo ariko barahari bo baracyameze neza umwe ariko agiye kuba hanze akibyaso ko yabihakanye ibyo bintu ngiye niba na quoting ibyo yavuze nanjye ariko ndi kuvuga ibyo numvishe Vestine warongo uyu nguyu wisukishije yego nyine wandi byateje n'impaka ngo gukingwiki si wose Vestine se yes ngiye kubatandukanya biraca we niwe Vestine ndabizi neza Dorcas waracyari umukobwa yego ariko ikigaragara we yarivugiye ngo nta kizadutandukanye nge ndacyahari yego ibyawe ni nyine batangiye bavuga ngo hafi ngo barambeshyera ngo ntabwo turi mu rukundo ngo barambeshe ngo ntabwo ntwite ejo wajya kubona ukabona ngo ariko ibyo nawe ntabwo ukotinze uvuze ko ubyumva muri nyine nge nanjye kotinga yuko yari yabihakanye avuga ngo ntaho azajya ibyo kujya kuba hanze yarabyivugiye ubwo dukonfirime ibintu yavuze ko ntaho azajya nta nazajye baracyari kumwe iyo groupe turacyayifite yes ubwo dufite the same na Dorcas na Vestine hako no muri gospel zirahari Daniel na Nuza na Ndarya na James Sindayiga oya ende GDS kekano cyo koza groupe ya GDS Daniel Sindayiganya watuma kwatana nyirarukundo kusavira iyo groupe yabari danje ariko amagroupe impamvu mbikubajije gutyo hari ukuntu kuriya mwajyaga munomina wenda mu marushanwa runaka cyane muri Salax mu guma bakavuga ngo dukeneye groupe enye yego wavuga ntago hazibona kamini so wamuriziye none se ubwo nanjye muri gospel navuga Daniel na dusuhuza boss Muyombo Thomas wawe yego ariko nanjye nsuhuza Bubu Mushyoma Joseph sha ariko Mushyoma sigaye abahe mugani ba abahari we abahari rese waruzi gatazi kuhari ndabeze so nyine hageze ko nta kintu nyuma yes no kuvuga ngo wowe ikintu impamvu mbavuze Muyombo Thomas mu bintu twakuze tuzi nuko twari tuzi ko Lil Park na Tom Close wenda nuko yagize inshingano nyinshi ariko mwari inshuti magara cyane ko nubu wenda muri cyane n'uto cyane inshuti ariko aho ni sawa nanjye buriya Bubu numwe mu bantu batumye hari ahantu umuntu yigeza cyane kabisa so rero abo bantu nabo gushimirwa rwose Muyombo Thomas Mushyoma Joseph na abantu bo gushima Muyoboke Alex manager bihe byose ariko reka nongeye kubwira nuko nahise mbyibagirwa ubwo turi muri amagroupe uzi ko muri amagroupe 10 hafi na 2 twavuze active wayivuze nayivuze uzi ko muri amagroupe 12 yose twavuze nandi twagiye twibagirwa Muyoboke Alex muri 6 afitemo ukuboko yagiye akora yamanaginze Urban Boys amanaginga Dream Boys amanaginga Charly na Nina agira ukuboko muri active gaburiye ubyibuka haje n'izindi twavuze n'izi wavuze se n'abantu ku giti cyabo n'abantu ku giti cyabo nyine ni benshi yaba Tom Amaji rero ko manage kaneze nimba umuntu amanaginga Super Level ndi muri Super Level ariko si wamugana uri kuvuga ariko ushaka ko groupe yabayeho iyo managinze Riderman ibyo bimenye ibyo nayo ndabizi bose nuko ngo ni manager ya managinze n'inshuti z'ikirererega none ikintu kirenze je ukuntu mwemera ntajya apfa kwizima no muri nuza muri Johnny's Comedy aba yicaye imbere kuri navuga ati 50 cent wanje yahageze areka shamahana oya tujye twemera showbiz raryo ariko iyo uyigenzemo nabi ubwo nayo irakugendera nabi nyine amaje twa tugiba ku kintu wambaje ku kintu gituma amagroupe mu Rwanda ataramba biterwa n'iki dore ngo kuri groupe zabanje dore kuri Family Squad na The Brothers nako twayivuze Danivu bite amakuru zigenda ba 5 big up my brother urumva reba kuza The Brothers by the turahira Brothers cyabiteye wenda bamaze gukura bagira inshingano zitandukanye none se ko the same nayo yakuze nibyo ngibyo byo ntago iyo mechanisme to defense sindi buyemere okay sawa aho ngaho ubwo nakishe tujye kuri ntuza Family Squad Sparks they don't go gone koni gogoni gogoni se kandi koni yigize kandi
Demo Sparks gogoni. urumva Tough Gang wenda Oya baretse tutajya kuri Tough. Tugera kuri KGB. Ako Family Squad ntabwo twavuze iki Family Squad ku byagenze. Nazir yaragiye hari undi wagiye nawe ni wundi ninde da. hari Nazir, hari Sparks, hari Mossad, hari uwo bita Simchezo. Sebanese? Yes. Kandi n'abavandi. Hari umwe wakoraga muri UN. Ubu umenya ari Nazir. Oya Nazir wapi? Nazir asigaba bari Oman. Asiba Oman. Ubu ni nta kibazo yaragiye. Ubwo Sparks ngira n'usiga yagira ngo we nanuze. Sparks ari Buganda. Nawo abaharada hari nyine. Urumva gusenyuka kwa gwagubi ku byagenze. None se ko wavuze ngo bapfuye amafaranga. Oya baretse gato nyine ndavuga bamwe muri bo naga aribo naga. Ndashaka noneho kugerera kuri TBB. Yego nyine buretse hari umugabo ukubita ngo wa muntu yasenze ngukira yavuze ngo Yesu yavuze hari umuntu wasenze avuga ngo ndumiwe Yes baraza se simbizi cyane gambwira urumva kuri KGB baye wabyo oya ndabona isubiramo ngera kuri TBB yes yego ubwo KGB bivuyeho tujye kuri peretse gatonoza kuyikuza yewe tonde urayikuza ndayikuza tujye kuri Just Family bahati makacara hari ariko byagenze bite Courage ariko wari kudoda muri Afrika y'Epfo ni muri Afrika cyangwa muri Botswana simbizi ni bari muri hagati ya Lesotho cyangwa Botswana aho hirya iyo ibintu nk'ibyo akuni muri Afrika y'Amajyepfo nyine Jimmy ari muri Leta Zunze Ubumwe zabaki z'Abanyamerika yaragiye Jimmy yaragiye kabisa simbiruka amangazano zakabaga di yaragiye yaje kugenda yaragiye rwose kari byiza cyane nyine noneho hasigaye Makaca we nyine arakacakaca Makaca Bahati nyine arabatisha nyine ni kwa Bahati ya Mungu ariko ntutinye ko wareka kuvuga ko afite umugore wo mu diaspora anytime nawe yazaguruka nyine ariko nanone ntiwibagirwe ko havuzwemo nanone ikintu amaje iki kintu kirengagizira gucinya icyara ikintu ntabwo cyumvise icyo ntabwo cyavuzwe n'ibintu byabatandukanye nacyo kirimo oya nose ubundi bari kumwe uje ariko ngo bajya gutandukana nk'uko batabyumvaga kimwe batinjye tubikore ndatubapi oya yego babaga mu gasati ndabyibuka ahubwo ni wowe bivuze ntabwo njye bivuze nanjye byahise none nicariye batikire ahubwo njye izina ryanjye ryajwemo yuko nayo ndi mu manyamakuru kandi ukikomeza kurishimangiramo yego nyine ryajwemo ngo nanjye ndi umwe mu bari bararozwe nabo ariko uzi ko hari umupasiteri bigeze kuvugaho yego witiranwa n'inyamaswa zitwa amazina urumva ngo baroze ngo uwo bita Karangwa Karangwa mayigeze nose ntabwo byavuzwe byavuzwe ariko ntuzari ikintu tumwe turakotinga byavuzwe yego yararirize ngo yagiye kuroga icyo kintu cyaravuzwe muri Just Family tuyiveho tujye ku yindi Interactive shaka bareka bakabanza bakuru babo gatoya ya kuri Nuza Dream Boys yaraje Nuza yaraje inde TMC yaraje ari naze nahonye n'ikiganiro cye nyine se Nuza cyahari Dream Boys iracyakora niko bavuze ariko se oya nyine nanjye we niko na tuberi realistic none yego ahubwo iracyakora iki nyine icyo gukora turi kubona iki nyine nicyo bakora nyine kuko umunsi ku wenda Madi arahari ari gukora ibiganiro yego biragaragara ko ari gukora none se njyewe kimenyi ubu ngubu Platini arimo arakora nka Platini ku giti cye se ari niba hari kuba hari ari ibere za Muyumbo cyangwa za oya ni Nyamata ruguru za Gasanzano nkangaho simbizi Gasanze ni kwa wa muntu nyine urwo n'urugero nyine none se ubwo ngo uyo Dream Boys irahari koko okay ikubita handi hano Urban Boys tunga itorosha abana hariya safi yababwiye ati mwabasore mwe Umunyakanada ako kantu Umunyakanada yavuze ngo mwabasore mwe kwanze yanyere ku musoro mwe 12 nizo
wankubise igihe kirekire warantikuye urambabaza sha Muhama warambabaje nagati Muhama warankubise uranyanagaza uransebya isi yose menye ko unyunkubite ariko ndi umunyekanada ari umuntu ajya nko story ngo agiye Safi yabaga kumwe na ariko nta muntu witwa Mudenge baretse gato ariko manze ngomize gato ndaza kumudengaho nawe urumva hamwe tumane Safi barya yagiye kumwe na kabebi nyine kamfana kamwemeye mbwa karakeza nyine umwe ariko sa ngo rata koko ngo nizo ngaraguceka ngajya kudiha ibyo bintu twabiva noneho twakomeje ndashaka ukuntu byagenze murabizi nta n'ikintu noneho ndashaka kumenya TBB reka tubanze kuri active sasa tubone kujya kuri TBB tuyikuza nyine yego aretse TBB na Channel 9 active yo sha mani babara yewe amakuru numva ngo bose ngo babyukaga baryamye ngo babyukaga baryamye ntabwo kubyuka uryamye nyine bwacya aho kugira ngo byuka nyine ukabyuka uryamye mbese ngo babaruza ubunebwe kudakora cyangwa nta kintu kigaragara bapfuye ntaki Derek Olivis na Tizo ariko Tizo ngo asigara umucuruzi we simbizi ko numvise ntabyuzi gicucike oya niko ariko kubiko byiza acuruzi zigegire za Dubai kuzana imari kaza kadandaza TNP yewe ga TNP umwe nyine umwe isi yaramuyoboye cyane isi ibinywaji yego birangije igitagira Uganda cyo kwiga mu DJ no hosting ibitaramo TNP nyine ibiragiye ubasigaye P ariyo pass tujya kuri TBB sasa TBB biragira iti rwose barashwanye nako barabanje ubundi TBB bajya guformingira ati nako TBB yabo yari Tino Benja and Bob Benja na Bob ni bari umuntu bande ba uyu yitwa nde hari uranyiri la studio yego niho twakoreye Nyabarongo yego yitwa nde hari umugabo akora gospel abahanze yes bo muri Canada yitwa ariko washaje uretse gato ndaza kubyibuka ariko yes urumva birirwaga hariya none Tino yaza kuri codinga Tino urabizi ko yabatanze kuririmba we cyane kuririmba kabisa nibuka Tino yigeze kutukubita ikibani wa muntu amaji ako nawe urakiza ntabwo nimba tungo oba urayibuka iyo ndirimbo Tino yigeze kumara imyaka 2 yaratubeshye ndirimbo ngo niyi MC Tino man tukayikina njye na DJ Scream nako flash hose igikina kumbe man nyiri ubwitereka bizagira igihe yizi abimenye yewe gawe Tino ngo man umuriro ushizemo ari oya washize ati iyo ngibyo rangi ati muganda wange no sasa Benja na Bobo bareba kuntu tinakora n'amaraga n'ibiki byose ibintu byari bigezweho batwakoza ka groupe natwe bazi kwere ko umunyamakuru ariko none Tina aravuga ati ikofi irahari nanje microphone ndayifite dukore groupe babayikoze gutyo ariko muri groupe Tino wakoraga wenyine Tino niwe washakaga promotion ariko yari na MC cyo gihe na MC Tino niwe watigitaga ibitaramo mbese biri ikintu cyose byari biri ku mutwe wande wa Tino ariko Tino no birangira avuga ngo baramuvunishaga nawe ngo yakoraga wenyine ngo Bob na Benja ngo biberaga mu bintu byabo nyine nk'abasaza urumva mbese Tino ngo yarageraga gahinga bo bakaza bagasarura areba kuvunika wenyine akubaita Tino man kudesha man Tino yarayijyanye muri guma no n'umwana no Tino ngo n'umwana afite imyaka 23 yaso ntago ariko wabonye Tino tuvugisha ukuri ukimubona siyanganaga kuri ni kuri kuri amuzi none se yavuze imyaka ye numva abantu mva oya ariko mutubwire Tino njya muzi muri Pasadena igikondo ndi umwana bavuye ku nkingizi noneho hari ukuntu abamama bacu batunyuzaga ahantu ngo baguha agafanta nkabona umuntu uri kwemusinga ngo yitwa ngo MC no ngewe Tino nge muzi muri Kigali Night ni nka Kigali Night yize na Austin Nzamo
respect na MC Mande respect urumva we Tino nge muzi akora muri Kigali Night uri umwana Kigali Night urayizi nawe uye nago nari nakavutse reka none muzi akora muri Nyirarock ari MC icyo gihe nago nari ndi gutekereza Nyirarock Tino muzi akora muri Kaosh Tino MC Tino Zabaza abantu biza kabiri mwanza ne telefone yanjye bana Tino nguki Tino Tino wowe ugere none kugira ngo nabyemere Tino MC nze Mr Nice aza mu Rwanda karako ajugunya urukweto bakankubita baroko defense njyewe none se Tino tujye kwinywera B1 Jane turagaruka mu kanya gato turagaruka mu kanya ariko ibiganiro byacu nakagaruka mwite with the best Lil Pac Ama G the Black Official Ama G the Black Official turagaruka mu kanya